nimba hari ibyago bibaho abari bubyumve muri bubyumve, ntabwo nzanywe no kubakina ku mubyimba niko mu Kinyarwanda bavuga, ahubwo ni ukubona umuntu ukora muri banke ariko hahandi hanyura amafaranga, akava mu gitondo abara amafaranga akarangiza umwaka yabara naye arimo, ari naye arimo, abayashaka yabahereza, abayazanire uyabika, ari naye arimo, nta faranga rye ririmo, mbivuge gutyo, ayarebesha amaso nawe ayakeneye, ariko akahambanya n'umutima we yuko ataraye. Abantu bangana gutya badafite ibyiringiro by'ubugingo, badasiba mu materaniro, ababifite murahirwa, kuko haba ubwo abo bakozi baho ngayo bamaze kubona igihe bayamaranye bayitiranya n'ayabo bakayitwarira, bikabagiraho ingaruka. Kuba mu materaniro kenshi ejo wagarutse utabyitiranya nuko ufite agakiza, nubibara gutyo birakugora. Uzi inzara barya abantu baba bayafitiye bayareba gutya, uzi ko hari uhora uyabara aba mu nzu akodesha atabasha kugura iye kuko nta faranga afite. Abantu bahora babara Bibiliya, babara impapuro za Bibiliya, n'ubu tugiye kuzibara, ariko hakabura umuntu warunguruka ngo abonemo ubugingo. Yohana yabivuze neza mu gice cya mbere igice cya 3 umurongo wa 63 ati amagambo mbabwira ni umwuka kandi ni ubugingo. Ariko reka tubyihorere, hahirwa ufite ugutwi wumvise n'ibyo. Igice cya 9 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku cyisho kivuga ngo nudahinduka birahinduka. Niyo nsanganyamatsiko ikubiye hamwe aya materaniro yose, nudahinduka byo birahinduka. Umenye ku isi wicayeho izenguruka, ntabwo aho yariri mu gitondo ariho igeze ubu, kandi imira kuzengurukana n'ibyawe nuko utarabimenya. Yesu akiza umuntu wavutse afite ubumuga bwo kutabona, hari icyo bitwaye dukoresha gutyo. Yesu akiza umuntu wavutse afite ngo gwiki ubumuga bwo kutabona. Ibaze kugira ngo ubu ufite ubumuga bwo kutabona uraha ubane nabwo, ushyire unyurwe nabwo. Ariko bari abantu bafite ubumuga bwo kutabona haba ubwo baba bari ahantu basaba amafaranga. Nigeze kubona umuntu wagiye abavunjishaho, abaha inoti ya 600 mvunjira, undi arayabara neza, ndarora niyamuha 510, niyamuha 480, ayuzuye. Iyo umuntu amaze mu byitoro igihe kirekire abimenyera na mwuka wera, kubera igihe abimazemo. Si ngombwa mwuka wera, igikuru kubivukiramo. Yesu akigenda rero abona uwo muntu amugeze iruhande. Bibiliya iravuga ngo wavutse ari impumyi. Abajya bamenyera kwihangana, mwihangane niko biri ivuga. Abigishwa bamubaza bati, mwigisha, ikibazo cya mbere tugize, ninde wakoze icyaha? Ni ababyeyi be cyangwa ni uyu nguyu? Yesu abasubiza ati, uyu nta cyaha na kimwe afite, n'ababyeyi be nta cyaha bafite, ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe kuri we. Ni ukugira ngo umurimo w'Imana, imirimo y'Imana yerekanirwe kuri uyu muntu, yuko umuntu ashobora kureba nubwo amaze igihe atareba, yuko umuntu ashobora kuba umukiranutsi nubwo yavutse ari umunyabyaha. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we. Ahari uyu murwayi uhashyire wowe, maze ureke imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe. Murongo waho wa 5 Yesu ati, nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Ndi umucyo w'isi. Kandi muri Yohana 12 Yesu ne wavuze ngo unkurikira nazongera kugenda mu mwijima na hato. Ninde muntu uri hano ureba wari wareba hagati y'amaso ye,
umuntu urahurora uzi hagati y'amaso ye, kandi murarora mbabwiye hafi y'amaso singiye kure, ngaho harore. Icyama Imana ikerekanira muri wowe imirimo yayo, kuko utarebaho kandi ari hafi y'amaso, wakwereka umutima wawe ibiha butareba. Yesu ati nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Umurongo wa 6, amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, agasiga wa murwayi ku maso. Arangije kugasiga ku maso y'uwo murwayi, umurongo wa 7 aramubwira ati genda wiyuhagire mu mugezi witwa Silowamu, bisobanurwa ngo yaratumwe. Kandi Yesu ni umucyo w'isi. Nuko uwo muntu aragenda. Ndagira ngo mbaze ikibazo ushaka wese agisubize. Ari amacandwe Yesu yashyize ku kondo, agasiga akondo ku maso, kasize ahumutse? Murabyumva mute? Kasize ahumutse? Kuki yamubwiye ngo genda? Yesu uyu murwayi nimba atarahumutse yarayobye? Ntabwo hava ngo yora amazi wiyuhagire nk'umuntu wari uyari iruhande. Byamusabye gukora urugendo, kandi biratubwiye ngo kuva mu mateka ye, kuva mu bwana bwe yavutse atyo, ntabwo amakuru y'inzira ijya kuri uyu mugezi yari ayazi. Naho biri tubwira ko wenda hari abigeze kuhamujyana. Maze Yesu arangije gucira amacandwe hasi, ayatoba amakondo, agasiga ku maso y'uyu muntu, aramubwira ngo genda wiyuhagire. Undi aragenda. Ikibazo yagiye arora ntiyaroraga? Ariko mwabyumva muti? Nuko aragenda, agenda arora, agenda atarora. Muremera ko yagiye atarora? Nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe, wageza aha nawe ukurandase. Ikibazo urarora? Urarora? Ntabwo yigeze atuma umuntu ngo genda uyanzanire nge sinzi aho amazi ari. Oya, wivanye iwawe ugera aha. Ariko ikibazo, wari wahumuka, wari warora? Arangije aragenda nk'uko nawe waje, nk'uko nanjye naje. Aragendagera kuri uwo mugezi atayoboje. Hano hashobora kuba hari n'abantu bayoboje ngo ariko ngo ayo materaniro twumvise ngo araberayo. Hari n'utayoboje. Wishyire mu mwanya aho ushaka. Waba arayoboje, waba utayoboje, igikuru nuko nawe wagenze ugera aha. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo amaze kwiyuhagira arahumuka, agaruka ahumutse. Ari Yesu n'amacandwe yasize mu kondo, akonda akagasiga ku maso, hamwe n'uyu mugezi uyu muntu yagiyemo. Niki cyahumuye uyu muntu? Ngaho nimusubize. Acira amacandwe hasi, ayatoba amakondo, ayasiga ku maso ati genda. Kandi mwavuze ko yagiye atarora. Aragenda ariyuhagira, amaze kwiyuhagira aragaruka, arora. Ngaho ari amazi na Yesu na kondo kavanze n'amacandwe ye. Niki cyahumuye umuntu? Mubisubiyemo. Murumva ari iki? Wigeze watekereza? Nimba arahatekereje niki cyamuhumuye? Agenda atarora, agera mu mazi niyagwamo,
ayora amazi arakaraba, akimara kwiyuhagira ahita arora. Siko wabyanditse. Ari Yesu amacandwe na kondo, na Yesu ubwe wamubwiye ngo genda. Ninde wahumuye uyu murwayi? Ni Yesu? Yego. Mwese muraziriki, mwe muraziriki. Ariko uzi kugira ngo kera twayaga turimba indirimbo ivuga ngo tukuramye Bikira Mariya, naho yanditse muri biraha avuga ngo tumuramye. Naha hari Mariya arimo asaba inda ya Mwuka Wera, marayika aramubwira ati umwana uri buvukemo w'umuhungu mwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha bye. Ariko indirimbo iravuga ngo tukuramye Bikira Mariya. Ayo magambo yanditse muri Bibiliya. Icyama Yesu akavuga, Yesu akavuga ukizera ijambo rye. Abaroma 10:17 ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ubushobozi buri muri iri jambo burahumura. Ariko ikibazo habubwa abantu baba batarageze ku ngingo y'ububasha buririmo, bakagumana ubumuga bwo kutabona. Amaze guhumuka, nta kindi cyagomba gukurikiraho. Yesu akoze umurimo agomba gukora. Umurongo wa 8, abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabaza abanyeti, uyu niwe wiciraga asabiriza? Ni inkoresha ijambo gusabiriza wumve gusenga. Uyu niwe udasiba mu materaniro buri gihe, wahumutse. Abaturanyi be batari barigeze bababazwa nuko yavutse atareba. Ikibazo kiravutse kuko aroye. Uko kivutse kuri uyu muntu niko kizavuka kuri wowe nanjye nituramuka duhumutse. Nubone ubana amahoro nabo mubana nuko musangiye kutareba. Andi mahoro azazanwa nuko musangiye kurora. Nihagira ureba mu batarora, nimureke mwumva ingaruka. Bamwe bati siwe, abandi bati cyakora turabona asa nawe. Arababwira ati ninjye. Nivuga amagambo menshi, uwo mwari muzi imbere niwe ngewe, ariko sinyiri wa wundi. Baramaza ku murongo wa 10 bati none se ikibazo wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu, wa wundi witwa Yesu. Kandi Yesu ni izina ry'agakiza, uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Wa wundi witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso, arambwira ati Gisorowamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Ninde wakwemera kwaza tukamuha ijambo hano akadubuhamya bw'uko byagenze muri we? Arihe? Akahita duha ubuhamya nta cyumweru bimaze, akatubwira uko umurimo w'Imana ukorerwa mu mutima. Byananiye abitwa ba magambo na banabwenge mu gitabo cy'umugenzi, bajya kuvuga bagatangira hatariho. Ngwino utangirira hariho, ubwirira iteraniro uko wavutse uri impumyi n'ibyo wangije mu buhumyi, nuko Yesu yageze iruhande rwawe agatangiza umurimo w'Imana muri wowe. Ninde witeguye kubivuga? Cyokora icyo wavuga, imanuka muherutse kumva mwarayumvise, yego nanjye nari nyirimo. Burya nanjye nari nyirimo. Abantu batamena ubwo utayiguyemo. Twibazaga ko hari umuntu wavuye nubwo buhamya abantu bafite. Nubwo nabyaye amahoro, nabyaye amahoro. Ariko buriya utavunnye udatwaye iminota y'abantu waka mikoro ngo ubitangira ubuhamya, ubona ari wewe wenyine ku isi wabyaye amahoro? Ubona ari wewe wenyine? Nabo muzi babyaye bakabakiriza Primus, bayinyweye mbere bayinywa na nyuma. Ubuhamya bwo misi imeruka butari nk'ubu buva he? Nari impumyi ndarora bari bwuvuga, urebe ko ububona. Baramubaza bati ari he? Undi ati ntabwo mbizi, icyo nzi cyo ndarora.
uwari impumyi bamushyira abafarisayo, bari bamujyanye ko batari baramujyanye imbere akiri impumyi. Abafarisayo se ngo bamumarire iki? Bose bararora, babonye ahumutse bamushyira abafarisayo ngo bajye kumuca. Si icyo bashoboye. Hari wigeze agira icyo amumarira ngo arore? Kandi ubwo hari ku munsi w'iki? Haleluya. Hari kwa kangahe? Kimwe mu bintu Isabato ikora ni ugutuma abatari bagabarora. Urahitamo kuguma mu bihe mwijima kuko ni umunsi w'umunezero. Kimwe mu byanejeje uyu muntu ni ukubona mu mateka ye atarigeze arora akabaroye. Kwa kangahe? Murahirwa baroye. Kandi uwo wari umunsi w'Isabato uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Erega mu gice cya kabiri cy'itangira umurongo wa 7 biravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu hasi. Ubu Imana yari itangiye umurimo w'irema nanone, yari itangije undi murimo w'irema mu mutima. Kuko n'ubundi umuntu wa mbere abaho yahakoreshejwe agakungugu, none agakungugu karagarutse. Kandi igice cya kabiri umurongo wa 7 harimo indi ngingo ivuga ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo kugira ngo ahinduke ubugingo buzima. None amacandwe ya Yesu yifatanyije na kaga kungugu bitumye utareba agarora. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ariko umurimo w'Imana mwaretse ugakorerwa mu mitima yanyu. Nta kindi cyakurikiyeho. Umurongo wa 18, ariko abayuda nibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu mwana wanyu muhora muvuga yuko yavutse ari impumyi, none ni yahumuwe n'iki? Ababyeyi we barabasubiza bati, nituzi yuko icyo tuzi cyo uyu mwana ni uwacu, kandi turahamya ko yavutse ari impumyi, none arareba. Ariko igituma areba nitugenje gute? Ntabwo tukizi. Bari bakizi ariko? Yego bari bakizi, kuki batakivuze? Idini rikaguca. Utaracibwa n'idini agira ngo barabihisha. Wowe uratinya gutanga ubuhamya ngo bitakugiraho ingaruka. Urahisha icyo Imana yagukoreye. Ahubwo asuko waba uhisha ikidahari ukagira ngo nukubihisha. Umukobwa utwaye inda idafite umugabo n'umugore utwite, indi igaragara ni yandi? Igaragara vuba. Umugore ufite umugabo ufite amezi 3 atwite n'umukobwa ufite 7 utwite, igaragara ni yandi? Murabizi ni yandi igaragara vuba. Niyo umugore ufite umugabo. Kubera iki? Kubera iki? No kubera iki ari igaragara kurenza y'amezi 9 y'umukobwa? Wabuze impamvu? Iyo umukobwa nifite nyirayo ntabwo ifite ahibarizwa. Niko ubukiriso bwawe budafite aho bubarizwa. Nimba utarabutangira ubuhamya ntagira ukurenganya, uvuga iki? Nari umupro none ndi umudive. Umva nawe, none si imyenda twambaye niyo tuzambara ejo? Tuzahindura imyenda ariko twari tutahindutse. Shaka guhinduka k'umutima. Kuki umukobwa itagaragara? Ayereke nde? None abangaba bahishe uwahumuye umwana wabo. Kubera iki ni mu gihe naho Bibiri ivuga ko nabo bari barigeze bahumuka. Umurongo wa 24, nuko rero wari impumyi baramuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati, shima Imana. Haleluya. Ariko mwaje mugashima Imana. Twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha, cyo kora wowe ushima Imana. Umva kandi baravanga ibintu. Bati shima Imana kuroye, ariko waguhumuye ni umunyabyaha. 25, nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe,
nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Ariko inshuti z'Imana, icyo nkundira Bibiliya irivugira, muvuga ibyo mushaka, nge ndahamya ko ndora. Baramubaza 26 bati yakugenje ate, yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ni mwabyumva, icyo mushakira kubyumva bwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba bigishwa be? Icyakurikiyeho baramutuka. Hari kwa kangahe? Baramutuka. Baruhukaga isabato batukana. Baramutuka ku isabato kandi baziririza isabato. Kimwe mu byo bahora Yesu nuko yamuhumuye ku isabato. Bo bazabazwa impamvu batukana kwa kangahe? Ku isabato. Baramubwira bati turakwiyamye umenye ko ari wowe umwigishwa we gusa, twebwe turaba Mose, turaba amategeko. Kuya Mose tuzongeraho n'ayandi, uza yarengaho tuzamuhana, wowe ugenda ube ubuntu bw'Imana. Ariko ushima Imana, ariko wabikoze we ni umunyabibazo. Ntabwo yacecetse. Maze ku murongo wa 29 nuko tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arababaza ati iri ni ishyano, dore ishyano mu mahana abaho, ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wamumuye. Hari ubwo bararoraga, iyo bareba baba baramubonye imbere ye, ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wamumuye. Cyama abantu bakareba ariko bakitegereza, bakamenya gutandukanya iby'umubiri n'iby'umwuka mu mitima yabo. Umurimo w'ubuntu bw'Imana ugenda gute? Umurimo w'ubuntu bw'Imana ukora ute? Umusemburo bashyira mu migati ukora ute? Kumuyaga uha ushaka ukumva guha kwawo. Ntabwo muzi abana b'abakobwa cyangwa abasore imyaka bageramo mujya mubona isa nk'iyejejwe, batangira gukunda cyane, atari gukunda ibiryo, atari gukunda imyambaro, batangira gukundana cyane. Aho umukobwa ari amaso y'abareba umuhungu gusa kurenza abandi, ayo umuhungu abareba ayo umukobwa gusa. Bageze muri iyo myaka, iyo umurimo w'Imana ugeze umutima w'umunyabyaha umutera irari ryo gutangira gukunda Yesu. Nuko bitangira aho warahatangiriye. Umurimo w'Imana ukorerwe muri we. Irari ryo gukunda iby'Imana kurenza ikindi gihe, aho bibarizwa ukumva wahajya kandi mbere utarahakundaga, kandi wahajya ukumva niwe bavuga. Amasengesho yatangira ku manywa na nijoro akaba menshi, nta tegeko ryabigusabye, kubera iryo rari rya Mwuka Wera wageze mu bugingo. Umurongo waho wa 34 avango baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze, kuko bose bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuko bose bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'Imana. Hari ahantu hamwe umukristo w'umugaturika yavuye mu mubiri, yari umuyoboke w'iryo dini cyane, bajya kumushyingura. Igihe umubiri we cyangwa se umurambo we wari uri muri serike mu isanduku, padiri yagiye gusoma misa aravuga ati uyu kanaka mureba yagiye mu ijoro, kandi Yesu nagaruka azamuzura. Umva, abanyabwenge bari aho ntihajya n'umwe uvuga ati ibyo bintu ntibishoboka, bataha batyo. Uyu murora uri imbere yanyu yagiye mu ijuru, Yesu Kristo nagaruka azamuzura, birashoboka. Icyo utazi ni ubuhumyi bwo mu bwonko. Ubuhumyi bwo mu bwonko burarikoze, kandi abantu bagendana nabwo.
n'ababana n'ubumuga bwo kutabona babana nabwo. Ariko uko umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona abara amafaranga akayabika, niko n'abantu bayobora gahunda kuva mu gitondo kugeza nimugwa nta nimwe yahungabanye. Ati gahunda rwose mva n'igitangaza nabyigiraye. Naho nakamenyero ko kuva mu bwana, mu rubyiruko, mu ngimbi, mu bakuze, nuko urumva wabyicute n'imyaka bimaze. Ikibazo ni Mwuka Wera. Bamusunikira hanze. Iyo umuntu yemeye ubutumwa bwiza ahita avukisha abanzi ako kanya. Baba ari ababyeyi be, baba ari abavandimwe, baba nabo basenganaga. Nawe muririmbye uraha, rimwe Yesu azakore ku maso yawe uhumuke, ureba abantu ba mbere muzagirana ikibazo nabo muririmbana. Kereka murahirwa nimba mushobora kuba mureba mwese, gihita kivuka. Murongo wa 17 nuko bongera kubaza uwari impumyi bati kubwawe umuvugaho iki ubwo wahumutse? Ubwo yaguhumuye uramuvugaho iki? Arongera atanga ubuhamya ati ni umuhanuzi. Abavutse bavuga ko bareba ntibaramenya uwamuhumuye, ntibaramenya ubuhanuzi bwa Yesu. Reka da, ni umuhanuzi. Ariko abayuda bati hoya, iby'uyu muntu ntabwo bikwiye gusobanuka, ntabwo yavutse ari impumyi. Umva uko abantu birengagiza uwakijijwe, kuko gukizwa k'umunyabyaha gushyira abandi mu rubanza. Niyo mpamvu barimo babihunga. Habubwo umuntu atangira kujya mu by'agakiza batagiye kuba umukusi, mucunge neza nuko bagatangira kumupfa. Ntukajye impaka n'abantu, nawe waguhaye agakiza, wakaguhaye wenyine. Niwe wenyine ukwiriye kuvuga ati ni umuhanuzi. Ariko nawe ujye witonda utazangiza byinshi. Bibiliya yangira avuga ngo ibibazo byarakomeje biravuka bigeze ubwo bamusunikiye hanze, bamusifungira amasakaramentu. Bati turayahagaritse. Kandi benshi yo bumvise bazayafunga baremera bagasubira mu kinyoma ngo batayafungirwa. Mariko, tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 10 umurongo wa 46. Nuko bagera i Yeriko. Bageze i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo umusezi w'imiya yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi genza gute? Wari wataka ariko usaba icyo? Wari wataka ariko usaba icyo? Usaba kubabarirwa? Murongo wa 48, abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko wakanguwe n'ubuntu bw'Imana se ngo aceceke? Bishoboka. Abantu benshi n'abaraha ngaha n'abazaza ejo baratangira barasakuza baramucyaha ngo aceceke. Bashyitsi muri aho wakore kukuntu muri burakarirwe nabo mwasize muhira, ari umupira mwagiyemo ni barakara. Bamwe muri mwe ari nka kabari mwagiye mukanywera inzoga ni barakara. Ariko uburakari bari bugire nibumva yuko uyu mugoroba wari waje mu materaniro, uze kubabwira utumva nagiye ahantu babwiriza kuva nabera, ureba urwango bagushyiraho. Bamusunikira hanze, baramucyaha uyu. Bamaze kumucyaha nawe niyaceceka, yongera ijwi, Yesu mwene Dawidi genza gute? Mbabarira. Kandi Bibiliya avuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Noneho Yesu arahagarara arababwira ati ni mumuhamagare. Bahamagara impumyi
barayibwira bati humura haguruka araguhamagara. Ndakwifuriza mu kanya gatoya ko nawe ugiye kwitegura guhaguruka, kuko hari ijwi rya Yesu uri guhamagara. Yesu aramuhamagara, haguruka araguhamagara. Undi niyicara. Barangije bahamagara impumyi, barayibwira bati humura haguruka araguhamagara. 50. Nayo uwo murwayi ubana n'ubumuga bwo kutabona, nawe icyambere yakoze, mujye mukurikirana biri ko yanditse, icyambere yakoze yataye umwenda wayo. Icyo ni ikintu cyambere yakoze. Uwo muri Yohana 9 icyo yakoze, yumviye ijambo rya Yesu ajya kwiyuhagira. Kera tukira abana twajyaga tuvuga ngo sakwe ngo soma ngo havuyemo umwe nitwarya. Mwasubizaga ngo iki? Ishyiga rya he? Amashyiga abaga ngahe? Angahe? Kuki muvuga iry'inyuma? Ngaho apfa kuba ari 3. Ngaho vuga impamvu vuga iry'inyuma. Subiza. Mutaba muvuga ibyo mutazi. Kuki muvuga iry'inyuma? Ngaho tanga igisubizo. Birabananiye. Mwabivugiraga iki? Hari kuzi kuvuga ibintu tumva. Shiga ry'inyuma ari 3. Ngaho vanamo iry'imbere. Ariko abantu bazaba inyuma bazageza ryari? Icyambere yakoze yataye umwenda wayo. Umwenda wa wundi Adamu yari yiyambitse mbere mwitangiriro w'ibibabi. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo Adamu ngiye kugushakira umwambaro w'uruhu ariko ndawambikira hejuru y'uwo wari wiyambitse. Siko havuga. Uko yiyambitse ubushwambagara ni nako yagomba kubuvanamo. Gukiranuka abantu bihangiye kurarikoze, niko kurimo kubuza abantu kwakira ubutumwa bwiza. Banza ufashe hasi umwenda wawe, kandi nta muntu n'umwe uraho utambaye. Ahubwo ikibazo wambaye uwuhe? Umwenda wambaye n'uwuhe kugira ngo uwute? Ngiki ikintu cya mbere yakoze, ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Bibiliya ivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yarabanje ita umwenda wayo, yemera ko yambaye ubusa, isigara ntacyo ifite. Irebye Yesu ibona niwe wenyine wamuha umwambaro muzima, iramwegera. Abambaye nibajya bamwegera, bamwegera se ngo abamarira iki? Barabona se hari icyo bakeneye? Umuga turi kurahangaha natubwire iminota ndakuramutsa Mariya bayivuga yonyine. Ndakuramutsa Mariya iminota bimara. Kandi Yesu ati nimusenga nimugasubira mu magambo hato na hato. Urebe inshuro ivuga. Tuwo mwenda mudivarisi umunsi wa 7 ute, kuko nawe uhamya ko wambaye. Banza ute utarawuta nibishoboka. Gukiranuka kwa Kristo ntabwo ari umwambaro urenzwa hejuru y'ubushwambagara. Oya, ntabwo ari byo. Nimubanze mutumwenda kandi urahari. Wagira ngaha kareba ukuntu hatatse, urabona uyu mwenda twambaye atari gitangaza. Nawe ufashe hasi, kuko nawe warikora uri mu byo twirata. Bimaze guta umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu ayibaza ikibazo agiye kubaza umuntu wese ura, nudahinduka birahinduka. Kudakizwa kwawe iruhande rwawe hari abarimo bakizwa. Kutajya mu murimo hari abawurimo, kandi Imana yahamagaye baritaba. Yesu ayibaza ikibazo ati urashaka ko ngugirirane? Ko ndeba umwenda wawe utaye ukabunyegereye. Ikibazo ufite ni ikihe mu bugingo bwawe? Urashaka ko ngumarira iki? Uwo murwayi wamaze kumenya uburwayi bwe. Kumwigeze mubona umuntu usitara ku manywa? Abantu basitara ku manywa, umuntu agasitara ku manywa. Yago bibaho.
Bibiliya yanjye iravuga muri Yohana 11 ngo ugenda ku manywa nasitara kuko haba habona. Abasiteye ku manywa ndorera. Ariko muzarwanya Bibiliya kugeza ryari? Iyo Bibiliya ivuze ngo nta muntu wemere gusitara ku manywa kuko harora, mugacinyuma mugasitara, umuntu w'umugabo akagwa ku manywa. Ayo ni amarenga ya Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo umuntu ufite amaso Yesu yakoze ku maso akarora ntabwo akora icyaha kuko ararora arareba. Abagikora ni abatarora. Nimba ukora ibyaha ukabisimbuza ibindi, igisubizo nicyo, abantu basitara nijoro kuko hatabona. Yesu aramubaza ati urashaka ko nkumarira iki? Iramubwira iti mwigisha, icyo kibazo mbaje ngiye kugisubiza, ndashaka guhumuka. Haleluya, ndashaka kurora. Yesu arabwira ati igendere, hita wigendera, kuko kwizera kwawe kugejeje gute? Mana yo mwijuru dufashe. Atari amasengesho y'abakristo avuga ngo twongerere kwizera. Umva nawe arakongerera iki? Wasabye kwizera n'usabe kongererwa, arongera ikidahari. Genda, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya umaze kurora, wahumutse, wabitangiye ubuhamya, wamaze kwemera ko atambaye, wamaze gusobanukirwa ko muri Yesu Kristo ariho hari agakiza gusa, uwo mwanya arahaguruka akurikira Yesu Kristo. Kandi amukurikira hehe? Mu nzira. Amukurikira mu nzira. Yohana 14:6 Yesu ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Ahita ajya mu nzira aramukurikira. Amaze kumukurikira nta kindi cyakurikiyeho, yagumye muri we na Yesu aguma muri we, niyongera gusitara na hato kuko uwabukijije noneho yamuhaye amahirwe. Saho gusa, Mariko igice cya 8 umurongo wa 22. Mariko igice cya 8 umurongo wa 22. Bagera i Betsayida, bamuzanira impumyi baramwinginga ngo ayikoreho. Mwumva itandukano ry'abanditsi. Uwa mbere yavutse atarora, yari ari iruhande rw'inzira, atoba kona akamusiga ku maso ati genda, agaruka bihindutse. Uwa kabiri arataka cyane ati mwene Dawidi mbabarira, mbabarira sindora. Yesu ati nkumarira iki? Ati ndashaka kureba. Genda, kwizera kwawe kuragukijije. Uwa gatatu Betsayida, bamuzaniye impumyi baramwinginga ngo ayikoreho, ayifata ukuboko yo arayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo adakoresheje akondo yo. Ho ntabwo yakoresheje akondo, amacandwe yisayarekura. Arangije ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati hari icyo ureba? Ntabwo abandi banditsi bakoresheje ibyo. Bitewe n'idini urimo urabazwa ibirebana nawe, bitewe no kwiyemera urimo urabazwa ibirebana nawe, bitewe n'uko wumva ibintu agakiza karaza gashingiye uko nawe wari utuye wumva ibintu. Uyu nguyu yarabanje Yesu aramusohokana, amuvana mu bana mushyira ha wenyine. Amaze kumushyira ha wenyine, ntabwo ari we wenyine kuko no mu itangiro igice cya 15:5 n'Aburahamu yananiwe kumva iby'Imana, nawe Yesu yaramusohokanye aramubwira ati rarama ubari nyenyeri. Wari washyirwa ha wenyine ngo umurimo w'Imana wumva gukorerwa mu mutima. Mbega ivuna ryari rinini, mbega amavuna kuva nabera. Oya, aragusohokana gushyira ha wenyine. Nicyo havuga, aramujyana mushyira ha wenyine kugira ngo abashe kumwigisha indirimbo yumve. Wowe ashobora gushyira muri gereza aha wenyine, ibyo utajyaga wumva bikazashyira bikumvikana. Ashobora kuzagusohokana akakujyana ahantu mu burwayi bukaze, ibyo wari wananze kumva none ukabyumva. Ashobora kuzagusohokana inzu yawe banki kayitwara kugira ngo ibyo utajyaga wumva byumvikane. Utajyaho no kumusohokana ahandi hantu. Oya, amujyana mu bibazo
kuko mu mudendezo no mu budabagizi ntabwo yari yarigeze abyumva. Aramusohokana, amaze kumusohokana icyakurikiyeho arambika ibiganza ku maso, arayibaza ngo hari icyo urora. Irangije irararama. Yamubwiye ngo ararame? Yesu yigeze abwira umuntu ngo ararame? Araramye abibyiwe nandi? N'Aburahamu yarararamye, arararama ngo atangire yiyemere abeshya baraho yuko hari ibyo arimo arora kandi nahaba namba. Uramutse urebye hejuru abantu bavuga batese urareba iki? Kandi ni mu gihe iyo urebye gutya abantu babona mu maso bakamenya ko utareba. Ibyiza nuko abantu wabajisha ukareba hejuru, ukajya uhora mu ndirimbo no muri gahunda ntibamenye ibyo ari byo. Irararama iramusubiza itumva ikibazo umbaje cyavangwa iki? Cyabaza ngo hari icyo ureba? Irangije irararama iramusubiza ngo ndareba abantu, ndareba abantu. Ariko ngaho nimuzuza aho sinshaka kuhavuga, muhivugire. Ndareba abantu aho ndahavuga, ariko ikibazo barasa niki? Abo bantu babaho? Babaho? Nuko abayuda bari bameze, bari nk'ibiti bigenda. Bari abo guca abantu bakijijwe bo batarakijijwe, bari nk'ibiti bigenda. Ariko hari umuntu wari wabona ibiti bigenda? Nta n'umwe. Nge narabibonye. Umuntu wabibonye nzi ko muhari, murahari. Kandi ubu ntabwo mukibibona kuko hari aho mwimukiye. Umwana wese ugiye mu modoka wese ibiti biragenda. Ariko uyu muntu yimutse areba ibintu neza. Ndareba abantu rwose, ndabarora. Ega abantu beza. Ariko ikibazo ni nk'ibiti bigenda kandi ntabwo kijya kivaho kiri. Ahubwo ni umuntu bifite ikibazo mu mutwe. Nikoye. Ariko ubwo we nta kibazo ufite. Uburareba ukabona nta kibazo ufite. Uyu nawe ngo aravuze. Munyemerere ndimo nerekera ku musozo mbaze ikibazo cyenda guheruka. Uyu muntu usubije ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti bigenda. Yaroye nararura. Nabwo ararura. Mwagiye mutekereza neza. Yesu aramubajije ngo hari ikintu urora? Irasubiza ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti bigenda. None ikibazo arareba narora? Arareba nimba arora akabarora. Abantu bameze nk'ibiti bigenda babaho? Babaho? Laodikiya se urebye wabona itarorayo? Laodikiya ubona itarora? Ariko ikibazo ntabwo ari uko ireba, ahubwo uyihuje n'andi madini nimbe nayo. Idini ritegura ibiterane nk'ibi bikagenda neza bigasoza amahoro. Nirihe dini ryabishobora? Bararora. Bararora. Ahubwo icyo batareba ni ibidatunga ibyo mu mitima yabo. Uyu nawe rero yagaragaye nk'urora ariko yari atararora. Yesu arumirwa iyo arebye bene aba. Noneho Yesu niyamucine y'umurongo wa 25 arongera yishyira ibiganza ku maso. Amaze kwishyira ibiganza ku maso, Bibiliya iravuga ngo iratumbira. Kabiri irakira. Imaze gukira isigara ireba ibintu neza. Icyama Imana ikakwimura mu bwonko ikakugeza aho ureba ibintu mu buryo buri bwo. Nanjye najyaga mbyigisha kera, none byatangiye kunzaho. Ikimenyetso cy'umuntu utangiye kutarora iyo agiye gusoma Bibiliya yishyira hafi cyangwa yigiza kure. Najyaga mbyigisha ngiye kubona biraje. Iyo umuntu atangiye kugira icyo kibazo, Bibiliya yagiye kuyisoma cyangwa ikindi gitabo yigiza hafi, yigiza he? Yesu uwigiza kure si urora.
umuntu ureba akareba hirya, ubwo si urora, ntabwo ari urora. Nguko uko abakristo bareba iby'abandi, barebera kure, nubabaza ibyo mu mitima yabo. Iki kibazo arakira, nuko aramubwira ati rero nta kindi ngiye kukumarira, icyanzanye nicyo, itahire. Hari gukitonderwa iby'abantu, byitondere kuko baraguhana. Genda buhoro, uryumeho, wicecekere, itahire. Umva uko umurimo w'ubuntu bw'Imana ukorera mu mutima. Uwo Yesu agiriye imbabazi atuma ababazwa n'ubunyabyaha bwe. Ubu ukaba ari umurimo wa Mwuka Wera, kwemeza umutima ko ari uwo kurimbuka. Ibyo nibitangira kuboneka muri wowe, ukumva uri mubi kurenza abandi, uzamenye ko utaciriweho iteka, ahubwo umurimo w'Imana watangiye gukorerwa mu mutima wawe. Amaze kureba neza byose, Yesu ati itahire, icyanzanye nicyo, nuko abatarebaga baroye. Iyaba warebaga, ntabwo wasenga amasengesho nk'ayo usenga ukurikije amarenga inosi iri mu guca. Iyaba warebaga, wamenya ko Yesu ari we muvugana, kandi ko cyamuzanye mu isi ari ugukiza abantu ibyaha byabo. Iyaba warebaga, uba wamenyaga imbaraga zikuboshye uko zingana, ari gukarenga ibyo, ukareba imbaraga z'Imana ziteguye kugutabara uburemere zifite. Reka dushimire Imana ko utararebaga yaroye. Reka dushimire Imana ko ibibazo babajijwe babisubije, nubwo basubizaga ibitari byo, Yesu niyabaciriyeho iteka. Yasoje ageze ku ntego ye, maze baratumbira bareba ibintu neza. Nawe ajya kwiyuhagira ubatizwe. Ku isabato dufite umubatizo. Genda ugenda ujye mu mazi, utagiye gukizwa n'amazi, ahubwo ugiye gukizwa n'ijambo rya Yesu rivuga ngo uyu munsi ndakubyaye uri uwanjye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ubuntu bw'Imana buva ku Mana yacu bubari n'imitima yacu twese. Kandi Yesu mwiza utaraje gucira abari mu isi witeka, waje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Reka kize ubukingo bwacu twese mu izina rya Yesu.